guys, fata agakayi maze nkwereke uburyo ushobora kuba wakwifunguriza Instagram mu buryo bworoshye cyane mu minota 2 yonyine gusa. Uri buze ufungure application yawe ya Instagram maze dufungure Instagram mu minota 2 gusa yonyine. Uri buze guhungukira kuri taburo imeze gutya mu bintu byose uri buze kubonamo na creator now account niwe iyo uri buze gukandeho nk'uko urimo kubibona gusa niba wari usanzwe umeze ugeze ufite Instagram urawaza ugakanda hano handitse ngo use another profile hejuru hakabira ko twaba turakanda hano handitse ngo create account maze uhingukire kuri page imeze gutyo bakubwire ngo tell the number where you can connect to now hejuru uri bubone handitse mobile number uri kuzuzamo nimero ya telefone yawe. Ahangaha urahuzamo nimero ya telefone kugira ngo izagufashe mu gihe Instagram yawe yaba yagize ikibazo bayite bashobora bayishimuta ariko icyo gihe kugira ngo ubashe kuba wagira ikintu na kimwe uhindura bisaba kuba ufite iyo nimero. Ariko ushobora kuba wakoresha email ahasi handitse ngo sign in with email ahasi hakabiri ushobora kuba wakoresha email gusa niba ikomeye cyane ariko twebwe turi buze gukoresha mobile number cyangwa nimero yacu ya telefone. Ahasi musi ya hano handitse mobile number bari kukubwira yuko nimero uri buze gushyiramo bari buze koherezaho code hanyuma noneho mbese akaba ari gufasha gose kwinjira ari bwese kuri WhatsApp uri baze wuzemo hano nimero yawe ufite muri telefone ushobora kuba uyifite ku ruhande cyangwa ahandi hantu. Ndakwibutsa ko iyi video ubona wari uyikeneye hari akantu ikusigiye wibuke kurayikinga iyi video gusangiza iyi video inshuti zawe noneho ugatanga n'igitekerezo hano hasi muri comment cy'ikintu ushaka ko nazagukorera. Hari uguhuza Facebook na Instagram ukabihuza ukabipostinga ifoto kuri Facebook igera kuri Instagram guhuza imbuga nkoranyambaga nabyo wanyandikira hano. Rero uri mara gushyiramo ya nimero uri bukande next hanyuma bakubwire ngo create password wait mbese ngo bakubwira yuko imibare ugomba gukora password ifite imibare mbese ivanze n'inyuguti mbese uri bwandike amagambo ariko uvangemo n'imibare bivuze ko uri bukore password ikomeye. Ushyiramo imibare isa ushyizemo nka 2 10 ntabwo bayemera cyangwa izina gusa ntabwo bajya bagendera hano. Uri gushyiramo imibare maze uvange n'iki n'amagambo. Please ndakwinginze dushyigikire kuri uyu muyoboro wacu maze urayikinge video utanga igitekerezo hano hasi ikintu cyo ushaka ko nazagukoraho muri video zubuta wese ko tujya dukora kuri episode kuri party noneho mbese maze ugenze hano. Rero turagaruka hano maze ugenze uzemo hano ugenze ushyiremo hano password. Aya magambo nicyo asobanura yo hejuru asobanura yuko mbese ugomba gukora password ikomeye ku buryo yagora umuntu ko yagarutse yayifindura cyangwa kuba mbese abahaka byabagora kugira ngo babashe ko bagarutse baguhakinga. Hano handitse password uri gushyiramo iyo mibare ivanze n'amagambo bivangavanze mbese ntushyiremo ubwoko bumwe gusa ngo ushyiremo amagambo gusa cyangwa ushyiremo imibare ahubwo urashyiramo imibare n'amagambo. Ushobora gushyiramo itariki zawe n'amazina yawe ibyo nabyo nta kibazo nta mutwe kubifindura. Hanyuma nusoza uri bukande next hepfo uri buhakande ahanditse next maze utegezemo akanya gatoya cyane. Noneho hano uri buze guhingukira kuri set data uri bwuzuzemo igihe wavukiye. Ibi si ngombwa gushyiramo iby'ukuri hano ushobora kuzuzamo itariki zitari za nyazo n'iz'ukuri ariko biba byiza niba wujujemo itariki n'umwaka ibyo bintu ukabizi mu mutwe cyangwa nabyo nta kibazo kuba washyiramo ibiri kwiranga mu yawe nabyo nta kibazo ushobora kuba wabishyiramo kubera yuko habaye igihe mbese Instagram yawe igize ikibazo hanyuma noneho bagasaba kuverifiye bakakubaza ibibazo bikeya muri Instagram kugira ngo bakubaze ngo mbese wenda urugero mbese wari wavutse ryari bareba niba bihuje n'amatariki bakakubaza igihe wayifungure. Iyo bihuje niko babasha kuba bagarutse bagufungurira iyo Instagram baba bagufungiye mu gihe haba hari undi muntu wagaze wayinjire. N'ibyo ngibyo bijya bikemura mbese kuba mbese wabasha kuba wagarutse wakwinjira gusa gushyiramo ibyuzi kwirangamuntu byaba ari byiza cyane kurushaho ariko nanone udashaka kubigaragaza ariko ibyo urashyiramo ukabifata nta kibazo. Urahita ukora kuri set hano maze utuza ukande kuri next ariko hano igitorerwa ugomba gushyiramo ku buryo urengeje imyaka 18 kugira ngo ubashe kuba wahembwa mu gihe wabasha kuba wawujuje ibisabwa. Noneho uri guhingukira kuri taburo kugira ngo full name
izina ryuzuye hano uri bushyiremo izina ryuzuye nimba uri umu content creator ushyiramo izina Bikorimana Tech Rwanda cyangwa irindi zina bitewe n'ibyo ukora, nimba uri umukomedia ugakanda next. Hanyuma hano barakubwira yuko add username success yuko charge this is at time, mbese iri zina ryawe mbese rigomba kuba rigase rifatanye, warangiza hanyuma ugahita ukanda next, ugakanda next mu kanya gato cyane, ugakanda next maze tugeze mu kanya gato cyane. Ndakwita ko hano kuri Instagram udufollowing ibikorwa byacu iri zina Bikorimana Tech Rwanda. Hano urabona yuko byakunze barakubwira ngo again, iri jambo ryo hasi ryanditse ngo again, mbese bivuze ko we ugiye kwemera. Hano hejuru nusoma barakubwira ngo people where use service might have a process your content information is to Instagram. Mbese barimo bakubwira yuko inshuti zawe nimero ufite muri telefone zawe zikoresha Instagram byo babona ahangaha. Mbese urakanda hano handitse ngo again, aha hasi hakaba handitse ngo again, urakanda mbese wemere amategeko n'amabwiriza bya Instagram. Bakubwira yuko mbese bari gukoresha amakuru ya nimero z'abantu ufite muri telefone. Hano noneho bakubwira ngo add cyangwa gushyiraho profile cyangwa gushyiraho ifoto yawe kugira ngo abantu bajye babasha kubona ifoto yawe, babashe kukumenya, hanyuma bagufollowing, babashe kuba bagufollowing. Ukanda hano handitse ngo add picture, si itegeko kuba washyiraho ifoto gusa biba byiza, ariko utabishaka hasi urahabona ijambo ryanditse Skype cyangwa Skype hasi uri kandi banditse Skype natwe kandi dukoraho. Nahanga bari gukora bari kuguhereza ikaze ati welcome to Bikorimana, nawe urakanda Skype. Ahangaha nawe mbese aya ni amategeko n'amabwiriza mbese uburyo uri buhereze WhatsApp cyangwa sorry Instagram access. Hano ushobora gukanda mbese Skype cyangwa ukanda next maze ugakomeza ugakomeza ahantu kwihuza ku buryo kwa Facebook na Instagram, ariko ntabwo ari byo ndi kubereka hano. Barakubwira yuko uri bufollowing, hari abantu ugiye gufollowing, hari ukora kuri Skype. Hanyuma noneho hano bahita baguhereza bamwe mu nshuti zawe ufite mu bantu ufite nimero muri telefone, noneho abakoresha wa Instagram bahita baza ahangaha, noneho ukaba wabasha kuba wageze wabamarika na hano ukaba wabagira mbese mwaba inshuti hano kuri Instagram, naho ukaba waba mbese mwaba inshuti. Aba bose bari ahangaha bose bafite muri telefone, gusa ukuntu kwe impamvu baje ahangaha ni ukubera yuko bafite nimero zabo muri telefone. Instagram niyo yabikoze ibashakisha bose ikoresheje nimero zifite hara muri telefone. Hano ushobora kuza wabamarika bose, hanyuma warangiza ugakanda kuri cancel, ariko utabishaka ukora kuri Skype. Ahangaha rero barakubwira ngo mbese kongeraho email address, ushobora kuba wakongeraho email byiza cyane. Email n'ibifite ngwino hano uhita uyatiramo, ushobora kuyishyiramo cyangwa ugahita ukanda hano handitse ngo add email with Google, bakakubwira bakuzanira email ziri muri telefone. Gusa birasi ngombwa cyane iyacu Instagram yarangiye, ukeneye uburyo yayuzuza neza by step intambwe ku ntambwe, uburyo yakaza umutekano wa Instagram mu buryo bwa followers benshi. Ariko urumva aka kavideo urabona yuko mbese utuntu tumwe mu tuvideo tuba turi kuri Instagram, mbese tuba turiho si ngombwa turakora Skype. Urabona yuko Instagram yacu yafungutse yabaye neza cyane. Reka ndamwereka uburyo dufiteho zeru nta muntu n'umwe please ngwino hano kuri Instagram udufollowing, kuri TikTok udufollowing, Facebook udufollowing, imbuga nkoranyambaga zose turiho ni Bikorimana Tech Rwanda, maze tubasha kuzajya ubonera ibiganiro byacu mu gihe nk'uko ubibona. Urabona ko dufite zeru ukuri muramumfasha cyane, muza hano mukadufollowing. Ubu ngubu ushobora kuba wakora video, reka duhure muri video z'utaha. Ciao ciao.